Bakunzi ba Bwenge Media rero twongeye kubashimira ko mutuba hafi mukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho ku muyoboro wa Bwenge Media. Wowe rero niba uri mushyashya ku muyoboro wacu, turagusaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibasha kubageraho mu ba mbere. Nk'uko bisanzwe rero ubu tugiye kubagezaho amateka y'abami bayoboye u Rwanda. Eh, Aya mateka rero ni amateka amenshi yagiye ahererekanywa binyuze mu buryo bwo gufata mu mutwe, cyane cyane ko nta shyinguranyandiko ryabagaho. Bamwe mu bami rero babaye ibihangange mu nyurabwenge rijimije ryabo ryabaga ryihariye. Abandi babaye indatwa ku bw'ibikorwa byabo by'indashyikirwa ku rugamba se cyangwa se mu kwagura igihugu. Amateka y'u Rwanda rero kugira ngo ashyirwe mu nyandiko hakoreshwaga ihererekanyabumenyi bwafatwaga mu mutwe, dore ko Abanyarwanda bari abahanga mu gufata mu mutwe, cyane cyane mu bijyanye n'imivugo, ibyivugo se, amahamba, ibisigo n'ibindi. Hakoreshwaga rero ihererekanyabumenyi bafata mu mutwe, bitewe rero n'uburyo bw'ishyinguranyandiko butari buriho muri icyo gihe cy'amateka y'u Rwanda. Amateka rero yagiye amenyekana cyane cyane n'abagiye bahiga abandi, cyane cyane mu bikorwa by'indashyikirwa nk'uko twabigarutseho haruguru. Ikaba rero ariyo mpamvu nyamukuru usanga n'ibitabo bivuga ku mateka y'u Rwanda cyangwa se ku mateka y'abami hari aho bidahuza ho gato. Hari umwanditsi rero witwa Alex Kagame n'abandi banditsi bakoze urutonde hagendewe ku bikorwa bikomeye byaranze ingoma za buri mwami, bakagereranya rero igihe n'ikindi ndetse n'umwami. Mu nyandiko rero zakozwe kugeza none hagendewe ku buryo abiru n'ibisonga by'abami bagaragaje abami b'u Rwanda bakurikirana ku buryo tugiye kubagezaho rero, aho bigaragara ko batangiye mu mwaka w'igihumbi na mirongo icyenda na rimwe kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo itandatu. Umwami rero wabanje kuyobora ni umwami witwa Gihanga Ingoma ijana. Uyu mwami akaba yarayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo icyenda na rimwe ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na makumyabiri na kane. Uyu mwami wayoboye u Rwanda yakurikiwe n'umwami witwa Kanyarwanda Gahima, akaba yarayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na makumyabiri na kane akageza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na mirongo itanu na karindwi. Yasimbuwe rero na Yuhi Musindi wayoboye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na mirongo itanu na karindwi ageza mu igihumbi kimwe n'ijana na mirongo inani. Uyu mwami yaje gusimburwa na Ndahiro Ruyange wayoboye we mu mwaka w'igihumbi kimwe n'ijana na mirongo inani ageza mu mwaka w'igihumbi kimwe na magana abiri na cumi na gatatu. Asimburwa n'umwami witwa Ndoba. Ndoba we yayoboye mu gihumbi kimwe na magana abiri na cumi na gatatu ageza mu gihumbi kimwe magana abiri na mirongo ine na gatandatu. Yasimbuwe n'umwami witwa Samembe ari we mwami wayoboye wa gatandatu, yayoboye mu cya magana abiri na mirongo ine na gatandatu ageza mu cya magana abiri mirongo irindwi n'icyenda. Asimburwa n'umwami witwa Nsoro Isa Mukondo. Uyu Nsoro rero we yayoboye mu cya magana abiri mirongo irindwi n'icyenda ageza mu cya magana atatu na cumi na kabiri. Asimburwa n'umwami witwa Ruganzu wa mbere Bwimba wayoboye mu cya magana atatu na cumi na kabiri kugeza mu cya magana atatu mirongo ine na gatanu. Asimburwa n'umwami witwa Cyilima Irugwe akayobora mu cya magana atatu na mirongo ine na gatanu kugeza mu cya magana atatu na mirongo irindwi n'umunani. Kigeli Mukobanya rero niwe wahise uyobora u Rwanda mu cya magana atatu mirongo irindwi n'umunani kugeza mu cya magana ane na cumi na rimwe, nawe asimburwa n'uwo bita Mibambwe Sekarongoro Mutabazi, akaba yaraboye mu cya magana ane na cumi na rimwe kugeza mu cya magana ane na mirongo ine na kane. Uyu Mibambwe rero Sekarongoro Mutabazi amaze gutanga yasimbuwe na Yuhi wa kabiri Gahima akayobora mu cya magana ane mirongo ine na kane kugeza mu cya magana ane mirongo irindwi na karindwi,
nawe asimburwa na Ndahiro wa kabiri Cyamatare wayoboye mu cya magana ane mirongo irindwi na karindwi kugeza mu cya magana atanu na cumi. Uyu nguyu rero yasimbuwe na Ndahiro wa kabiri Cyamatare wayoboye mu cya magana ane mirongo irindwi na karindwi. Niwe nari maze kubabwira, ahubwo we uyu Ndahiro Cyamatare akaba yarasimbuwe n'umwami witwa Ruganzu wa kabiri Ndoli wo mu cya magana atanu na cumi akageza mu cya magana atanu na mirongo ine na gatatu. Mutara rero wa mbere Nsoro wa kabiri Semugeshi we yahise ayobora ahereye mu cya magana atanu mirongo ine na gatatu ageza mu cya magana atanu mirongo irindwi na gatandatu. Hakurikiraho umwami witwa Kigeli wa kabiri Nyamuheshera akayobora mu cya magana atanu mirongo irindwi na gatandatu akageza mu cya magana atandatu n'icyenda. Hakurikiyeho umwami witwa Mibambwe Sekarongoro Gisanura wayoboye mu cya magana atandatu n'icyenda kugeza mu cya magana atandatu mirongo ine na kabiri. Yuhi wa gatatu Mazimpaka rero we yahise ayobora ahera mu cya magana atandatu na mirongo ine na kabiri agera mu cya magana atandatu mirongo irindwi na gatanu. Cyilima wa kabiri Rujugira ahita ayobora icya magana atandatu mirongo irindwi na gatanu ageza mu cya magana arindwi n'umunani. Kigeli wa gatatu Ndabarasa rero yahise atangira kuyobora icya magana inani n'umunani, icya magana arindwi n'umunani ageza mu cya magana arindwi mirongo ine na rimwe. Uyu nguyu rero akaba yarayoboye, nyuma yo kuyobora hakurikirwaho Mibambwe wa gatatu Mutabazi Sentabyo akayobora mu cya magana arindwi rero mirongo ine na kane na rimwe kugeza mu cya magana arindwi mirongo ine na gatandatu asimburwa na Yuhi wa kane Gahindiro. Yuhi Gahindiro rero yavuyeho hajyaho Mutara wa kabiri Rwogera ayobora mu cya magana inani mirongo itatu kugeza mu cya magana inani mirongo itanu na gatatu, avuyeho hajyaho Kigeli wa kane Rwabugiri. Rwabugiri rero yayoboye mu cya magana inani mirongo itanu na gatatu kugeza mu cya magana inani mirongo cyenda na gatanu, avaho hajyaho Mibambwe wa kane Rutarindwa. Uyu nguyu akaba ari we wakorewe kudeta yo ku Rucunshu. Yavuye rero hajyaho Yuhi Musinga, nubwo yayoboye akiri umwana yatangiye kuyobora mu cya magana inani mirongo icyenda na gatanu ageza mu cya magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Uyu nguyu rero yavuyeho hajyaho Rudahigwa wayoboye akageza mu cya magana cyenda, yatangiye mu cya magana cyenda mirongo itatu na rimwe ageza mu cya magana cyenda mirongo itanu n'icyenda. Kigeli rero Ndahindurwa niwe wayoboye guhera muri mirongo itanu n'icyenda kugeza muri mirongo itandatu, u Rwanda rero rufata ubwigenge. Bitewe rero n'uko impuguke mu mateka zakoze ubushakashatsi mu bantu banyuranye kugira ngo zishyire amateka y'u Rwanda mu nyandiko, hari benshi usanga badahuza, ariko kiriho ni uko nko mu myaka ku bikorwa bimwe na bimwe, ku myaka ugasanga hari aho banyuranyaho gatoya ndetse n'ibikorwa byagiye biranga abo bami, ariko byose byatewe n'uko amateka yagiye ahererekanywa binyuze mu mvugo, cyane cyane ko uburyo bwo kuyabika mu nyandiko bwari butaraza. Niba rero iki kiganiro gikunze gisangiza bagenzi bawe, kora share, ukore subscribe, ukore like.